Yesu ashimwe cyane. Amazina nitwa Steven Hirwa Umuhoza, nkaba ndi umuvugabutumwa kuri Big Evangelical Network. Dushima Imana yuko itwongereye igihe n'umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere ko tuganira tugiye kubanza dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, twongeye gushima no guhimbaza, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye yuko waduhaye Kristo, tugushimiye ko waduhaye imbabazi. Mana uhabwe icyubahiro. Tugiye mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rizahindure ubuzima bwacu, kuko ijambo ryawe rifite ubushobozi n'imbaraga zo guhindura buri wese. Reka ugiye kuryumva nanjye ugiye kurivuga, Mwami Yesu, reka ritubere inzira itugeza iwawe mu ijuru, nuko tubisabye tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Mu minsi yashize turi ku icyigisho kirekire kiva icyaha. Mbese icyaha ni iki? Ese umuntu yaremwe gute? Ni uwuhe mugambi Imana ifitiye umuntu? Mbese inkomoko y'icyaha ni iyihe? Ese ni gute umuntu yaguye mu cyaha? Cyangwa ni gute umuntu yashutswe akagwa mu cyaha? Icyaha bisobanura kugomera, ni ukugoma cyangwa kutumvira. Adamu yaremwe mu ishusho y'Imana. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 hagaragaza uburyo Imana yaravuze iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose, amen. Hano mu Itangiriro hagaragaza uburyo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, kandi ishusho y'Imana yari imitekerereze y'Imana. Umuntu yari afite imitekerereze y'Imana myiza. Imana ni urukundo. Umuntu yaremwe mu rukundo. Imana yacu irera. Umuntu yaremwe yera, nta cyaha, nta kibi. Ariko umuntu yaje kugomera Imana, yaje gushukwa agwa mu cyaha. Turajya mu Itangiriro igice cya 2 tugiye kureba uburyo umuntu yashutswe akagwa mu cyaha. Twarebye inkomoko y'icyaha, uburyo Satani ari we wazanye icyaha ubwo yari ari mu ijuru akigomeka ku Mana, bituma Imana n'ubutabera bwayo imwohereza ku isi. Satani agira ishyari umwana w'umuntu, kuko Satani yari yacitse mu ijuru amaze gukora ibyaha, amaze gukora icyaha cyo kwishyira hejuru no kugomera Imana, aza mu isi. Nta rukundo yari afitiye umuntu. yifuzaga yuko ibyo Imana yakoze cyangwa uwo muntu Imana yaremye nawe yacumura, yagomera Imana. Tugiye kureba inkomoko, cyangwa tugiye kureba uburyo umuntu yashutswe. Umuntu Imana yaremye, yamuremye mu mukungugu, imushyira muri Edeni. Imaze kumushyira muri Edeni, hari Imana imutegeka kurya ibyo kurya byose, imbuto zose, ariko harimo igiti kimenyesha ubwenge, harimo n'igiti cy'ubugingo. Ibyo biti Imana yashyize muri Edeni byari bifite icyo bishushanyije.
impamvu Imana yabishyize muri Edeni ni ukugira ngo imenye umuntu Imana imaze kurema nimba azayumvira. Ariko umwana Satani we ntiyishimiye ko wa muntu yumvira Imana. Itangira igice cya kabiri hagaragaza uburyo umuntu yashyizwe muri Edeni, ariko tugeze mu gice cya gatatu tubona Satani yitiza umubiri w'inzoka, kuko inzoka ngo yarushaga ibyaremwe byose ubwenge, yitiza umubiri w'inzoka kugira ngo ashuke wa mwana w'umuntu ntiyumvire Imana. Itangira igice cya gatatu umurongo wa mbere avuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka yaremye. Birumvikana inyamaswa ita inzoka cyari icyaremwe gitangaje, ariko Satani yaragikoresheje kugira ngo ashuke umwana w'umuntu. Hano Satani ibaza umugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Iyi ni ya nzoka Satani yakoreragamo. Abaza umuntu ese koko ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Umugore arayisubiza iti imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izo Imana yatubwiye ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Birumvikana yuko umugore yazi itegeko yuko Imana yababujije kujya ku giti cy'ubugingo, ariko umwanzi we araza arababaza ngo ni ukuri koko Imana yarababwiye ngo ntimuzajye ku giti cy'ubugingo? Ayo ni amayeri Satani yarimo arazana kuri wa mugore kugira ngo amwibagize itegeko Imana yari yamuhaye. Ku murongo wa 4 iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Hano birumvikana yuko Satani yaje kumwereka yuko ibyo Imana yavuze si byo. Ayo ni amayeri umwanzi yashaka kugira ngo yambure icyubahiro Imana yari ihaye umuntu. Yashaka kumwambura agakiza, yashaka kumwambura ubwiza Imana yari yamuhaye. Hanyuma Satani anyura mu cyo Imana yavuze ashaka kugihinyura ngo Imana yarababeshye. Ariko umwana w'umuntu yize yita ku cyo Imana yavuze. Imana yababwiye ngo nimukiryaho no gupfa muzapfa, ariko baribagirwa. Ku murongo wa 6 uwo mugore abonye yuko igiti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya, amaso yabo bombi arahweza bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini ibi biremamo ibicocero. Imana itugirire neza. Bivuze yuko Imana yo mu ijuru yakoze umurimo wo kubabwira yuko bigaragaza yuko barenze ku itegeko ry'Imana bumvira Satani icyaha
cyo kugomera Imana cyinjira muri iyi si kinyuze mu mwana w'umuntu. Uku nguku niko icyaha cyinjiye mu mwana w'umuntu, cyavuye mu kutumvira Imana, cyavuye mu kugomera Imana. Imana ibwira Adamu mbere ikimara kumuremera Edeni, yaramubwiye ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hano bishe itegeko ry'Imana bajya ku giti cy'ubugingo cy'ubwenge, bari ku giti cy'ubwenge bituma ubusabane hagati yabo n'Imana butandukana. Icyaha rero nibwo cyinjiye kizana ingaruka nyinshi, haba ku mugabo, haba ku mugore, cyazanye ingaruka haba ku nyamaswa. Ubusabane hagati y'Imana n'abantu buratandukana, ubusabane hagati y'abantu n'inyamaswa buratandukana, ndetse n'ubusabane hagati y'inyamaswa ku nyamaswa buratandukana. Hatangira kuzamuka ibintu bikomeye, ibyaha byuririraho. Nibwo Imana yari ije guhana, yahanye inzoka, ihana umuntu, ndetse ihana n'inyamaswa. Byose byahise bizamo ingaruka z'icyaha. Ariko kuko Imana yacu ari urukundo, kuko Imana yacu ari urukundo, ntabwo yemeye, nubwo umuntu yari amaze kutumvira Imana, umuntu yari amaze kugomera Imana, ntabwo Imana yamusize gutyo gusa. Nubwo amaso yabo yombi yahwejeje, bamenye ko bambaye ubusa, baduda ibicocero, ibibabi biremamo ibicocero, ariko Imana yo ubwayo yabashakiye ubwisho, yafashe inyamaswa irayica kugira ngo babashe guhisha ubwambure bwabo. Ibi byavugaga yuko Yesu azaza mu isi, akaza akaduhisha ubwambure bwacu binyuriye ku musaraba. Rero uyu munsi wa none nagira ngo twongere twizere Yesu. Yesu niwe mugabo udukingira, Yesu niwe wemeye kuza mu isi kugira ngo tubashe kuva mu bubata bw'icyaha, mu bugome bw'icyaha Adamu bivuye mu gutumvira Imana. Natwe mu buzima busanzwe tunyuramo ahantu hatandukanye, hari ibyo Imana yagiye itubuza, ariko twakoze ikatubuza gukora ikintu runaka. Wamaze kwakira umwami Yesu, ariko waracogoye wasubiye inyuma, ntiwaretse. Ariko Yesu arashaka yuko wongera kumwizera, wakongera ukamwizera bundi bushyashya, wakongera ukamuha ubuzima bwawe, wakongera ukamuha kamere yawe akayitegeka, kubwo icyaha cye cyinjiye mu mwana w'umuntu. Ariko nawe ndagusaba kugira ngo ukomeze wizere Yesu, kandi ukomeze utsinde icyaha n'igisa nacyo. Hari imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana zo zihoraho iteka ryose. Ku ijambo ryayo riratubwira ngo imbabazi zayo nizo zituma tudashiraho. Ntabwo tuzashiraho kubwo imbabazi zayo. Buri munsi ihora ishaka yuko yadukiza izo mbaraga z'icyaha zatejwe no kutumvira Imana. Rero Yesu wenyine niwe waduhuje n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ubu natwe twinjiye muri Edeni. Iyo tumaze kwakira Yesu, tuba twinjiye muri Edeni, tuba tuvuye mu bubata bw'icyaha, tuba dushoboye muri Edeni. Kuko Satani akimara guteza umuntu icyaha, akimara guteza umuntu kugomera Imana, twese tuva muri Edeni, ya Edeni y'amahoro, ya Edeni y'ibyishimo, twayivuyemo. Ariko Yesu we yaje kugira ngo adusubize muri Edeni y'ibyishimo, adusubize muri Edeni
yo gukira ingaruka z'icyaha, yo gukira byose biba bituboshye. Rero muri aya masaha tumaze kumenya ukuntu umuntu yashutswe, uko umuntu yagumiye Imana, yanga kumvira Imana. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo mwongere muce bugufiya tubwire Imana, Yesu ngwino, nubwo icyaha cyinjiye muri twebwe, ariko ongera utubabarire kuko uri umutunzi w'imbabazi. Mureke dusenge Imana tubwira Imana ngo dushoboze kunesha imbaraga z'icyaha. Amen. Uwiteka Imana nziza, tugushimiye kubw'iki cyigisho cy'ijambo ryawe, tugushimiye yuko utubwiye yuko uri umutunzi w'imbabazi. Nubwo Adamu yashutswe akagwa mu cyaha, akemera kumvira umwanzi, ariko ntiwigeze udukura amaboko, ntiwigeze utureka, ahubwo wa rukundo rwawe rwakomeje kutugendaho igihe cyose. None Mana turakwinginze, ongera uduhe imbaraga zo kwizera ubuntu bwawe, kwizera Yesu, duhe imbaraga zo kwizera Yesu, duhe imbaraga zo kureka ibyaha no kureka kuyoborwa n'imbaraga z'umwijima, ahubwo uduhe kuyoborwa n'imbabazi zawe. Ushimiye ko uduhaye imbaraga, reka uzumva kino cyigisho Mwami, azabashe guhindukira, azabashe kunesha imbaraga z'umwijima. Ushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.